rwose ndi ndumva saa 11 ndaba ngeze muri douche ariko jewe muzamuvuganire kuko mwibuke ko bafite agahinja kubyuka kubanza kugakarabya kugira gute muzavuganire abo jewe bizamugoraho gato kuko bafite agahinja birumvikana harimo n'ababyeyi mubarire ni benshi shaho umutine mutanga amazina yanjye na nimero yanjye nanjye ndahari rorisi ko tumaze kuvugana jewe nari ubwo saa yine nzaba ntarahagera saa tatu nse ngira ngo iki ni igitekerezo cyiza reka twese ejo tuhurire hariya ku isaha ejo Aline kuri ribu yaturiyemo iminota twishisha akazuba ariko kugira ngo azaza ejo yabikosora okay so ahangaha ndi kwihutisha izo ndi gusimbuka byinshi cyane kuko hari ibyo niba rwose so ndashaka kugira mwumve operasiyo uko yagenze ntabwo nari nabanje gukurikirana neza ariko nyuma ndabikurikiranye ndabibona nta kibazo ndashaka mwumve niko dufata bamugaye nshaka kutubwira ngo twese Adelphine Ruje twese ejo tuzajya ku rugaga rw'abavoka twese ejo tuzabe duhari ni kuri mu bishyiraho imbaraga udashaka amafaranga yazasibe nakasike gusa twese bari byiza twese tukajyayo gusa Aline ngiye kukongeraho Hennessy kabisa pana ya champagne ni runato ni ya champagne runata pana mawezi ndemera kwigo yewe nagira ni uri saa 2 kugira ubyemere saa 2 ndabampara bari nshinga ntaye wewe rwose turahagurira cyangwa se yenda banamba wani cyondi bamwe bisekeye somba bari nzokwihangana n'usetse ngiriwe neza mwese mahoro tukwibaza muri amahoro kugeza wa mukozi wo ku karere amumariye inama ansaba kugira ngo mwese ko dufite ikibazo kimwe cy'amafaranga buri muntu wese yandike umudugudu atuyemo akagari umurenge kugeza ku karere noneho ashyiraho na nimero ya telefone n'amafaranga umuntu wese bamufitiye byose ubyandike hamwe hanyuma uhita ugiye kubyohereza kuri nimero yiwe ugiye gushyira kuri WhatsApp twese ku buryo birara birangiye kuko ngagiye kurara bikora ku buryo mu gitondo ari butange raporo y'ukuntu byose bihagaze kugeza none se Dani turashiraho na numero ya konti turasa tuyishyiraho sawa katujohereza ko ndeba tuzi yabaye umutuzi none ntabwo iki kibazo yezu beja noneho mbayaba nse neza mwaruriki mugamutse mubyuke mwitegure tudakererwa mubyuke kugira inama so umukene watumye udashobora kugira icyo wikorera ukaza gukorera iwanjye ari uzagira inama azongera no kuvuga ngo urangira inama umukire ntabwo wamugira inama tubwirukane ushize n'uko none ejo bundi Felix rwose ubwo ukiri ntahaguruka ati jyewe umugabo mushaka kukugira inama ace bugufi yegera abantu be arikiriza rwose inama ya Felix yakira nayo yombi nasetse mu mutima this is Rwanda dushaka kurusha turamushimira turamushimira icyo umuntu akora agasigara kugurisha ushaka gufata n'abakuru turafatanya ibikorwa bose kubahaguruka byatumye atabasuzugura se ntabwo yaradusuzugura ntamushimira ibyo bashimira inama bajya gushimira turakeka hari imyaka birakariye ntafite biriya bintu byari uburyo ushobora kuza ikibazo cy'abantu bahariya se ntazi ko biyambukira azabakiza ubundi se bagiye ariko umuntu yabona ndamwinjira Kiko muze kunyihanganira ndi gushaka amajwi afite aho ahuriye na kesa pari ibyo bari kuganira muze kwihangana Soko mubwire Manuel yabisha mu mutwe shawe
ako kantu ko kwinera noneho ikintu kiri kunshimisha ni uko abavuye hariya ahantu bari gukora ari ahantu heza hasumba hari ahantu hari bishimye ahantu bubashywe ahantu uburenganzira bwabo bwubahirizwa bitandukanye ni ukuri pe imana ikubereka ko bari baratinze gufata ibibazo noneho ku bwoba bafite ubwoba kuko bose batubonana nabo ariko dani bite Okay. Se mwumvishe ukuntu operasiyo yagiye nihangane gato. neza mwese abanga imana bane namwe Baramutse. Ntabwo ndi kwihuta. ojo iri mu ruhande rwawe ibintu uri kuvuga umva ndi kunyeganyeza umutima wawe mwiriwe neza mwiriwe akavura n'intanga karahari ku mabati kariho kari gutanga amahumbezi kuryamisha n'ivumbi nyine ntiribe ryinshi karahari gake gake muhumure biraza kugenda neza biraza kugenda neza ku nabi cyangwa ku neza uko byagenda kose ugomba kujya ku murongo dufite imana ibirenga umunsi cyangwa ejo iyo fomati rero turi bukoreshe noneho dosiye twongere twitangire buri wese kuri njyewe ni ukuri agasereri kavanze n'akajinya kavanze n'ikimwaro cy'abantu nabwiye ati noneho bantu banjye mwangurije munyizero kenze ninjye namwe none bamugapfa dufashe n'ingizi kabisa ndi gutumbwira ngo umuntu arakwishyuza amezi ye hari imperekeza gusabye ntagusabye konji ubwo se arabivugaho iki iboneye nabanza nabona iki kimugeze nanditse neza birakabije nabwiye ngo aka ni agasuzuguro gakabije karenze ukwemera ngira ngo ubushize turi kuri reba kuri wa muntu mu bayitanze nayitanze mbere rwose Alphonse nawe winsetse ubukene burakwibagije kweri ntawamenya wagira ngo ahubwo aranaroga si gusa ariko hari ibintu nabuze nibaza RDB iragenda igafata umuntu hejuru yene ndibuka yigisha abaturage uriya muntu arimo aravuga ni ibiki gusa ubundi bamenyereye guhiza ubundi umuntu agiye avuga ko yabonye amafaranga ko baba bafite risike se ndabizi so bamuhaye mu 15 by'idolari ariko babibwiye se muragira ngo bizarenge ejo dutegereze n'ubundi sinzi niba bikunda dutegereze turebe Abana bari barihebye. Iyi ni tugeze muri mpuza ya nyuma sasa. Aha. Shune. Sababu kwanza bari. Sana kutwara hano yarenge una masikira abantu bose ngiye kudafata. Nta muntu utabizi. bataza nani natanga kurayi muri ikibazo amafaranga yanyarahari abakindi amafaranga yanyarahari mu gihe ikibazo Saza n'udukira amafaranga yo kuramo ikota. so Ubasha hatagira umuntu umbwira ngo nagiye kuyakorereza ngo hatavamo igiceri ko kiragwa none ntiyuzuye naje naje uyu munsi rero cyokora wowe kubera uri umugore baragufungurira muri fira bajya mu Thierry ngo warara muri fira uri mu nge nanjye narara akantu ka umusabizi niko kabi niko amana araguseriva yo gahoro guys ko mbona ibintu bitaraza koroha ese ubu icyo kibazo uriya muri palasisi wo muri uyu munsi paruwasi murazitwiga sha ariko bakabaza ko dukinisha we mbere se afite icyo boneye bashobora kuba baramaze mu agent ariko bikora kuri Choose Kigali nibyo nkeka agiye niko mbikeka
ko byumva nako mbibona reka dutegereze ariko se bivugiye kurinda sana n'umwe wawe akararwa sana ugabanya amashyushyu barore cyane kekere uretse gato cyuzi Kigali bagira n'igikapu cy'amafaranga nyumvira iyo ndiyo rero hari n'abantu tuzagura ibyo badufashije no kuri pe ko ntabwo kuzagera ahantu tudafite ubufasha bw'abandi bantu rero tuzakora contribution then tukabikora sibyo kandi ejo nyine tuzajya kuri space bavuga ko twayabonye n'iki ibibazo birangiye sibyo kubegeni turashobora kubabwira mwakoze cyane yabonye ariko bakaseho nyine bakayumva bashaka ariko isuke bakayumva bashaka bagiye bambaye ukwezi kwa gatanu kwa gatandatu kubera kumva ntabwo nari mpari bayakuyeho ngiye ariko nta kibazo kuko turamaze ko nabo bonye dushima Imana hanyuma n'ibyo godfaga n'umwe muri abo bantu wa kabiri n'inspector n'abantu yaturwanyeho muri Rwanda abana yabyaye sinzi niba mubibona biriya bintu nayo umutima ari kubikorana uwo ari wo ntabwo usanzwe please contribution nayo ndayemera ikivuyemo tukabagabanya ko ari babiri kabisa tureke kwikunda tureke kuzana imibare yacu iri imbere cyane imibare turayifite n'ibyo ariko bari abantu kuba yabirerega kabereka ko nta mwanya afite nta n'icyo mwari kumutwara kandi mubona ari we rufunzo rw'ibintu byose kugeza ubwo iwe Rwantambi ku kibazo cyose cyagera imbere ye Rwantambi kabisa abo bantu nizere ko ari babiri batarenga abandi nizere ko bacuruje inkuru yabo ikabahereza ikibahabwa ndavuga igihe no times ibintu nk'ibyo ariko Godfather Inspector abo ni abantu tugomba kugira icyo dukora kugira ngo natwe tubereke mu by'ukuri niko se bakubwiye dufi bakubwiye ko ariyo baduhaye cyangwa ayo niyo bagukase bagukuye ariko Anje yabonye ko yacecetse Anje wayabwo habe n'igice cya senani bampaye yewe waramutse neza Dafi ahubwo bungurira inkoko aragahita ntumbwire ko kuko arahita asinziriye ngo barake abantu tukoranye iminsi mu ntambara itoroshye rero nagize agatekerezo ngo uru rubuga tuzarusenye kubera ko muri uru rubuga harimo bamwe muri twebwe baba urumva ntabwo twavuze ngo contribution ni 20 buri wese aritanga uko abishaka bitewe n'amafaranga bamuhaye sibyo kandi muri umutegeko rwose ni kari bwitange no kumeza kandi nibute ko aya mafaranga tubiyagabanya abantu batatu bane hafi aho mwihangane gato ugiye kurangiza ndashaka mubwire abantu ntabwo babitangiye njyewe kure nabitekereje ikindi abantu bashaka gutanga amafaranga nzakomeza kubana njye nta muntu ubwiyongera gutanga amafaranga muri nonese ndashaka baramutse ntacyo twigenzura rwose nta kibazo okay so let's see this
mbwira neza sasa ibyo kimwe n'ikiyani ari amafaranga dutwaye ngo rero nashimwe ambwiye ko babitumiye buri nyine arambwiye ati ntabwo nayafata mukambwiye arambwiye ati aka ni akazi tuba dukora nyine ntabwo nyine bituruka benshi ati rwose ahubwo imana ishobora uko byaciyemo naho ibi ntabwo byakwiga amafaranga gusaba mesaje rero nuriya muri bayisipegita ntibimeretse gupfa kugeza amafaranga aza guteza ikibazo amafaranga yahingiye kuyabasubiza gusa mwibuke ko ari ayo nari nakuyeho nereza jesu kiza we ni umuntu usanzwe Karine we rero ubonamo we ni umuntu usanzwe we nabi rero ubonamo hari amafaranga atangana n'ayo yamaye ni amwe byagenze nuko rero Karine we nta kundi nyine ubwo nuko bibaye ntako Alphonsine ukuri nta kibazo at least twabigerageje wenda nubwo byanze yanamugeza uwuyamfasha nanamusobanuriye rwose arabyanga twabigerageje twabigera birahagije none That is Oswakim. Bro, uwo ninde hagira umuntu uvugira ngo Oswakim. Impamvu hari amaudio bitari ngombwa ariko amaudio nagombaga kuyakira. Impamvu ya amaudio ni iyihe rero? Impamvu ya amaudio ni iyi ngiyi. Ntabwo nashatse kubasubiza inyuma. Aba bana n'abana bafite umutima pe. Ni abana bazima kugeza naho baboneye amafaranga bakavata iya mbere. Turi kumwe bagafata iya mbere bakavuga ati twagize baragenda abana barikusanya ngo bagiye gushaka fanta. Noneho mwumve ko abana bari inosa ngo bashatse ngo bumvaga ngo harya uriya muyobozi ninde ngo nawe ngo bagombaga kumuha akantu bagombaga kumushimira ngo nawe bagombaga ngo kumushimira tu bakwenda imbere ya Oswakim baravuga ati Oswakim ugomba kwicara ugafata nk'aho Oswakim yarabahitanye. So impamvu ni iyi ngiyi y'ibi ngibi. Impamvu Oswakim ubushize yarambwiye ati Godfather ibi bintu ukora n'umuhati ufite, when did you get the benefit abantu n'abanyarwanda cyangwa umuntu wari we wese. Uyu muntu wari we wese umuntu afite uburenganzira nk'ubwe. Ntabwo platform arizo gucuruza, ntabwo ducuruza. Ntabwo Oswakim yazana ngo narangiza aje kwa uploadinga, ntabwo ari uko. Nta YouTube channel ngira nanjye. So the thing is, impamvu y'ibi byose nta nsinzi nta n'ibihembo biruta kubona imiryango ngingi bicara bakamwenyura bagaseka. Nta kintu kibiruta. Tugendane neza cyane. Oswakim ndagushimira cyane. Reka dushimira abanyamategeko. Tekeza niba hari ndagushimira. Abana b'abakobwa mbere y'ibi byose njyewe ku bwanjye sizi umuntu navuganye nawe, navuganye na Oswakim araza gufata umwanya arambwira ati ahubwo iriya timu yabariye abantu bose bari barambuwe bafata uriya mwana bita Tesi bagende bamusengerera mushyiramo akantu ko kunywa bavuga ati Tesi warakoze. Uyu mukobwa yarahagurutse arabikora. So the thing is, umuntu bakabaye banashyiriramo ikintu cyo kunywa n'uriya mwana w'umugore waraye amajoro niwe waje kudushaka, niwe watwaprochinze. So ibingibi rero twe dukora when we enter this cyangwa tuje gukora ibi, yaba njye Oswakim ibintu mujye kureba tweet account ye, tekereza ko ibintu byo kuvuga iyo gukora ubuvugizi nibyo bya byuzuyeho, especially ku bantu no ku nzego murabibona. Oswakim ati ndabasabye na fata nayinyoye igihe nabonaga mwese muri gutwara message mubwira ko mwishyuye. So ibi bintu rero byakozwe ntabwo twari kubikora mudahari, nimwe mwabikoze byanze ahanga. Turashimira Igihe, turashimira The New Times n'ibinyamakuru byose byanditse kuri iyi nkuru, ndetse bakana following up kugeza igihe ikibazo bakibonye kikarangira. Hari abantu bitwa Ribu turabashimira cyane, mwarakoze. Ribu yakurikiye iki kibazo, abana iragendera bikurikirana, irabahamagara barayita, mwabyumvishe mu audio nakinnye, abana bajyayo. By'umwihariko VIP uyu mupapa uyoboye urugaga rw'abavoka. Nukuri kumana uyu mupapa sinzi ikintu twamuvugaho, gusa yakoze ikintu kirenze uko mu bitekerezo. Twebwe kuzanga tukavuga nta kintu byari gutanga, uyu mugabo yarahagurutse ikikoza aragenda kigira icye neza nkuko abidusezeranije. Abana bishyuwe, nubwo turi kubita abana, abakozi bishyuwe kandi amafaranga yabo yabagezeho. Turashimira uyu mupapa w'umuyobozi w'urugaga rw'abavoka, ariko turashimira Oswakim cyane
watumye umupapa aza hano, wamuzanye hano, ibintu bikagenda neza. Hari abantu batanze ibitekerezo muri iki kibazo. Buriya miliyoni zirenga hafi zingahe sinzi, ariko ni miliyoni zikaba mu ijana na ntabwo kubona aya masaha zishobora kwishyurwa ari igitutu cyanyu, ari uko ijwi ryahagurutswe rikavuga ibi ni iby'agaciro. Ntabwo twashyize agatutu kuri resitora, ntabwo twize tuyiharabika serivisi zayo oya, ariko aba bakuru bagombaga kwishyurwa kandi n'uburenganzira bwabo. Twasabiye ibintu uburenganzira bwabo. Timu yo muri ntuza yo muri timu yo muri Choose Kigali, timuzumve ko ngiye ntabwo bazi, ntacyo mpfa namwe, ni nazi Kigali rimwe nzaza kuharira ngo muteka neza, murakasa mutwe nzaza kuharira, nzahazana fiance wanjye. Ntabwo rero nabavuga nabi, ntabwo nigize mbavuga nabi, ariko nejo nimwongera gukora nk'ibyo mwakoze nzongera batwike, nta mpamvu. Ntabwo nimukajye mumenyera abantu mufata abakozi, abantu abanyarwanda ngo mugire bakoresha mu nyungu zanyu bwite. Nzabashumika kandi nzaza kubateza imbere. So inzego zacu nakasa mutwe, izi nzego muragahoraho. Ibi bintu mudakora, mudashyira mu bikorwa ibintu nk'ibi ngibi, ntabwo twabagana, ariko turaza ahangaha kuko we do trust you. Ni nko guteta mu rugo, iyo tuzi kuri bubwira urwego rugakora ibintu kuko rwamaze kumenya ikibazo, twebwe tuvuga ibi bintu tukaza nanga tukabisakuza kuko tuzi ko muri buze kubishyira mu bikorwa. Nuko dufite trust na faith in you mu nzego. Niyo mpamvu inzego zegera abaturage ubona nk'umuyobozi nkuriya. Uyu ni umugabo ufite profile, ngiye ntabwo nari muzi, nagiye kureba profile y'uyu mugabo nsanga ni umuntu ukomeye, ari mu bantu barindwi bafite inama njyanama abayobozi ba RIB cyangwa inama y'abayobozi singize muraza kubireba. Ni umuntu ukomeye, ariko akazamuka hano akegera abaturage akavuga ko ikibazo bagiye kugikurikirana. Ibi ni byo His Excellency avuga ko abayobozi bagomba kwegera abaturage kurangiza ibibazo. Uyu mugabo yarabikoze ndumirwa, nyuma naje kumureba ndeba umugabo wicisha bugufi, ushobora kwemera kuza hano ngo difata nkamugurukana, umugabo agaca bugufi ariko agafokasa karangiza ikibazo. Sinzi muri ko bicyo kintu. Uyu mubyeyi cyangwa uyu mupapa yarihanganye azaro kuri space, yes nari muzi, urumva Uswakimwe yaramuzi, ariko sinari muzi Uswakimwe yaranaje aza no gusaba imbabazi, aza kumwiseguraho kuri space hano ko yarahuze. Je ntabwo papa nari muzi, ndaramusaba n'imbabazi vrema, sinari muzi. Okay, bivuze ntabwo ndebere gusuzugura ari we wese, ariko ngiye uko nashaka gutwara ibintu, ntabwo bana bari bari gukoresha amaranga mutima, ntabwo turabanyamategeko. Ariko uyu mupapa nk'umunyapolitike cyangwa umuntu uzi kuyobora icyo ari cyo, yaciye bugufi, byose arabireka akomeza gufokasinga, ndetse abanahura nabo, kandi ikibazo niwe bakirangije, yaragikurikiranye arakirangiza. So the thing is, uyu mupapa yagaragaje urugero rwiza rwo kuba umuyobozi. Salute kabisa, warakoze cyane, ibyo wakoze ntabwo mfite uburyo nagushimira. Thank you for what you have done kuri iki kintu. Hari abanyamategeko hano baje badupratika amategeko, banatwereka ko erega bari abantu bari bicaye hano. Abanyamategeko baraje batanga amategeko. Dufite Maître Abe, dufite Claudine, dufite Uncle Gobi. Thank you so much, mwarakoze. Uswakimu ndagushimira, Dekeza n'abandi bantu mwese mwahagurutse iki kibazo tukakigira icyacu kugeza abana bishyuwe. So iyi space rero ko uyu munsi abantu bishyuwe, abana bishyuwe, turi kumwe. Aba bantu bose bakoze mumaze kubumva bishyuwe. Nari nsubiye inyuma kugira ngo mubyumve, mwumve kuri izi audio nubwo ari zagiye zincika ntashaka gukina zigakinwa, ariko mwabyumvishe ko aba bana urugendo uko byagenze. We did what we have to do. This can be the part of people who use this social media bitwa ngo aba influencer, ariko bagakora ibintu byubaka umuryango muri rusange. Hey, abantu mugomba kumenya ko social media ntabwo ari yo kuzanga gukora ibintu biri nonsense gusa. No, hagomba gukora nabi ngibi, ibi birimo kubaka umusanzu. So kubaka umusanzu bibaho, gutanga umusanzu, ibi ngibi byo byari bikwiye. I do appreciate buri wantu wose mwafashe ya mbere kugira ngo ibintu bibe. So niba social media rero zishobora gukora ibintu nk'ibi ngibi, zishobora gukora n'ibirenze ibi, ibi ngibi. Niba hari abazikoresha baharabika, twe tuzazikoresha twubaka kandi bigakora. We proud of that country, bakora ibintu bizima. Dufite icyizere mu nzego, niyo mpamvu ikibazo nk'iki tukizamura uko izo nzego twizeye tuzi ko zibute zigikemura. Ikindi ndashaka kubibutsa ikintu kimwe, ntabwo ari uko aba bantu baje ahangaha kuko inzego ziba zanze kubikora cyangwa zananiwe kubikora. Oya, hari ibibazo, ntabwo katubwira ukuri,
ibibazo nk'iyo byaje aha ngaha ntabwo ari uko tuba tuje kurega inzego cyangwa kugira ngo inzego bigaragare ko inzego zidakora. Oya, inzego zirakora, turabyizera, ariko muri igihugu ukuntu kingana muri abantu ntabwo buri kabazo kose gashobora kubagereraho ku gihe. Niyo mpamvu iyo tubivuze aha ngaha ni nko kubwira inzego ati hari ibintu mutigeze mumenya, ibintu bimeze gutya. Inzego niyo mpamvu zitazibirangiza zigahita zibikemura. So we do trust ubuyobozi n'ibyo bikora, ariko noneho ikibazo nk'iki ngiki dushobora kwihanganira. So reka dushimire uyu mwana Tesi, ndamushimira cyane. Tesi yarahagurutse ashyira amanga, arandika, ashyira n'amanga yo kuza kuvuga kugira ngo akarengane kave. Iyo tuvuze ibintu nk'ibi ngibi bitanga isomo wabikoze no kuwateganyaga kubikora, hanyuma serivisi zigatangwa neza. Turi kumwe. Ntabwo rero iyi party ya advocacy izigera iva muri gahunda tugira yo gukora ibintu nk'ibi ngibi. Tuzabikora uyu munsi, twarabikoze ubushize, tuzabikora tugikoresheje platform. Turi kumwe kugeza igihe abantu bazumva ko bagomba kujya mu mwanya wabo bagakora serivisi, bagatanga serivisi zigwitse. Turi kumwe. So abanyamategeko mukomeza kutwunganira, ndabashimiye. Nubwo muri iki gihe cyo gukora advocacy gufatangira strategy yanjye, ntabwo ngiyewe mbashaka inama. Iyo turi muri advocacy mbashaka kugira ngo tujye mu murongo umwe, noneho tuze guhuza nyuma tureba uburyo icyo kibazo cyakemuka. Iyo ndi gukora advocacy, iyo turi gukora ubuvugizi tugaragaza ibibazo biriho, ntabwo mba nkeneye ibintu byo kuza ngo dupatike. Oya, hano tuba turi gutabaza, turi kubwira inzego zibishinzwe ikibazo gihari. Rero iyo haje kugira ngo tube abantu bagiye kurangiza ikibazo, iyo bibaye ibiganiro nura mu papa agerageze kunyumva strategy nkora cyangwa uburyo nkoramo, mba ndi kugira ngo ikibazo gisakare cyumvikane, ababishinzwe bagikemure. Ntabwo space zikemura ibibazo, space zigaragaza ibibazo, hanyuma abashinzwe gukemura ibibazo bakabimenya bakabikemura. Tumeze nk'umuzindaro. So kuko dufite abantu bashobora kumva iryo jwi, aba bana niyo mpamvu turivuza, hanyuma abashinzwe gukemura ibibazo bakagenda bakicara bagakora pratique y'ayo mategeko, ibyo bibazo bigakemurwa. Turi kumwe. So ariko abanyamategeko mwarakoze cyane, kuko muraza mukazana ingingo n'abari abantu bakavuga ati aha ngaha twakoze amakosa turaza kubiryozwa. Niyo mpamvu abanyamategeko murangaje bafata nk'aba VIP mu ma space yacu tuba tubakeneye, kandi muraza mugakora ibikwiye. I do appreciate. Thank you. The lawyer Claudine, thank you. Wa mugabo wundi nawe thank you. Nani Uncle Gobe, mwarakoze muri advocacy. Umusanzu wanyu n'intambwe zanyu byaragaragaye. Aba bantu bishyuwe kandi turashimira, ariko turashimira n'inzego zabigize mu ruhari. Akarere karahagurutse, RIB yarahagurutse, urugaga rw'abavoka rwarahagurutse, ndetse minisiteri yahagurutse. Ni iyihe? Muraza kuyibutsa. Barahaguruka, ikibazo kigira icyayo. New Times ndabashimira, mwarahagurutse murandika. Igihe ndabashimira, mwarahagurutse murandika. Ibibazo birakemuka. Ubu turi kuvugana wedo. Abana mwumvisha ama audio ya nyuma bari kubyina, abantu basuye Musanze bishiwe bishimye. Ibi niko bigenda. Service nziza zigomba kugera kuri buri wese no kugeza ku mukozi. Turi kumwe. Cyuzi Kigali, mwarakoze cyane. Mwarakoze guhaguruka mukishyura abantu bandi. Wedo appreciate, mwarakoze cyane. Turi kumwe. Ibyo mwakoze turabashimiye, kandi n'undi munsi nabo ngabo bari mu kazi batigeze bishyurwa. Mutekereza ko abirukanywe, amakuru mfite nuko abo ngabo bari mu kazi mwumvishe muri audio ngo nabo bigeze bishyurwa. Abagikora muri kubakangisha ko mwabirukana, ariko nabo mubishyure, mutange service nziza cyane ku bakozi banyu, nabo bazahereza abakiriya babagana service nziza. Iyi special yo gushimira, reka niba hari umuntu ufite icyo kongeraho afate ijambo. Oswaki urahari? Ese ko niba ndetse bakakujyanye ndaza kukubona. So we are here. Twari turanga dushimira, giye ndi gushimira abantu twabanye muri iki gikorwa, ariko nanashimira inzego muri rusange zakoze ibingibi muri kubona. Oswaki uranyumva? Urahari? Oswaki mu network yamujyanye. Oswaki mu network yamujyanye. Wiso uranyumva? Wiso ni uranyumva? Ndakumva Godfather. So kuvuga ibyo ariko ntabwo ndi kumvikana. Kumvikana. Yiringira uranyumva, fungura mic yawe ndabona waje. Nuriko uranyumva ahubwo wowe. Ndi kukumva, reka numve byiringiro. Mwiriwe neza. Wiriwe. Yego. Washatse kubijyana gake tukwita umugambanyi, ngaho fata ijambo twumve. Ntabwo ari ukubijyana gake. Mwiriwe neza mwese muri kuri space. Wiriwe. Amazina ni Byiringiro Daniel, ninjye wari head chef Cyuzi Kigali. Nashimira urwego rw'igihugu
nk'uko babivuga ko umuturage ku isonga, abayobozi baradufashije pe, mpereye kuri Maître Mbonyabarashi yaradufashije, Sokimu nawe nuko yaradufashije, Imana ibaha umugisha. Godfather we yari yabigize nk'ibye, nubwo baduhindutse twari twagennye kuba twabagurire fanta, Imana ibaha umugisha. Ni Fotra nayo nuko kuri ubu ngubu ubwire mwongere reka buranuka dibanga ndi kubwanuka mfite umunwa muremure ngiye mfite amafaranga urumva reka barampamagaye ngo tesera amagaye ngo se Godfather ngo twakugeneye fanta tuyigusha ndabubwira ni mwana muto ntabwo ngiye mbi Kigali, ntabwo ndi mu Rwanda, ni umudiaspora, hano amafaranga karaboneka akomeza. Yego, tukaba dushimira n'abadufashije kuri space bakatuvuganira, ndetse n'ababikoze bucece. Ndabizi ko hari amakuru mfite ko hari ababikoze bucece, nabo ndabashimiye. Kuri ubu ngubu famiye zimeze neza, kandi ndashimira n'ubuyobozi bwacu i Kigali bwagerageje gushyira mu masezerano ibyo badusezeranyije. Kuri ubu ngubu turi safe kandi tumeze neza kugeza ubu. Bakurimo amafaranga angahe? Bari bamfitiye $15,600,000. Baguhaye angahe? Barayamaye yose. $15,600,000. Yego. Niwe bari bafite amafaranga menshi. Ese wa mudamu yarishyuwe? Hari hano ariko ngo uyu mudamu ngo haje ngo utubazo ntabwo amafaranga uraba miliyoni nyinshi, uriya wari ufite umugabo we witabye n'amanage. Amafaranga y'ibara hari ibyo bari gusaba kugira ngo bandishe kuzuza ibyangombwa, ariko amafaranga yiwe nayo arahari. $50,000,000. Uyu nguyu ikibazo ngo cyabayeho ngo yasize abagore babiri. Bambwira ko ari 15 ko atari 50, kandi ababingira n'abanyamategeko bahariya kuri Choose Kigali. Yego ni cyo. Noneho sawa, komeza. Yego. Ni hari ibyangombwa bari kumwuzuriza kugira ngo azabashe kuyafata. Wow. Kuko babanaga badasezeranye. Yego. Ubu ngubu $15,000,000 yafashe ari imbumbi. Ndayafite kuri account. Urakabanza ntabwo yiza ko baragusevingiye sha. Wo tukoresha akamaro. Komeza ndafunga. Ese uzamubwira hano sheri. Naringeze ku bakozi ba Minifotra nabo babigize nk'ibyabo, ndetse itariki ababiri nibo bari yabonye bukeye kuri 16, ariko buri mu mwese yari yamaze kugira icyizere cy'uko ibintu byamaze gushyirwa mu bikorwa. Muri makeya nizinze mu magambo, ndashimira buri nzego zose zagombaga kubikurikirana, zikaba zarabikemuye. Umukozi wo ku karere ka Nyarugenge wabidukurikiraniye nawe ndamushimira. Icyo nakifuza cyangwa se nabasaba nk'abavuga rikijyana kugeza ubu niko nabifashe, uwagira ikibazo nk'icyo twagize ni ukuri mukaba mwamufasha, kuko natwe twari tubabaje, ariko ubu turi mu munezero. Okay, urakoze cyane. Tesi uze kuzamuka niba babonye network. Reka twumvikane ikintu kimwe mbere yuko tuzangana abantu badukurikiye hano. Ndashaka kwibutsa ikintu kimwe mugomba kumenya. Kuko abantu benshi babigize nk'inkoni. Social media ahangaha twe nta kintu dukora. Abantu benshi usanga bujuje Sokimu niwe uruze kubabwira, ariko reka mbabwire, ngiye kwibutsa abantu especially abantu muri mu gihugu n'abatari mu gihugu ariko bashobora kuba access. Iyo muje aha dusubiza amaso inyuma tukajya kureba inzego musize inyuma before yuko muzaha, before yuko mukoresha social media. Ndabibutsa iki kintu, mbere yuko mukoresha social media ku muntu uraha wese n'undi ufite ikibazo, manza wegera inzego. Manza wegera inzego zawe, bizarangira utabanje kuza. Angana kibazo kiharangirira. Rero kuvuna abantu muzaha, ndibutsa umuntu ko iyo ugiye mu nzego abenshi cyane ibintu byo mugomba gutrustinga inzego mbere yuko uzaha. Sinari impamvu yo kuza, na benshi bazanga tukabakagenda bakatira, kuko ntabwo ari n'importe qui uzanga. Reka mbibutse ko umuntu wa mbere n'ahantu ha mbere ugomba kujya ni mu nzego kurusha ukuntu ugomba kuza.
nibutse umuntu ko kuzanga no kuduhereza no gutanga dabo nuva uje kuvuna abantu kuko iyo uje kundeba ndonga akajya gusaka abayobozi baninze kujya mu ziki muri icyo kibazo kubera kutabanza kujyayo ninde muntu ushobora kujya mu rwego bakamutenguka turi kumwe so wenda ibingibi byari birebire urabona abantu barenga 10 birumvikana ariko ndasaba abantu kugaragara bizera inzego no kuyoboka inzego ikibazo ufite kitware mu nzego mbere yuko bakusha kujya kuri social media nta kindi kemura nagiye mujangaha uzabibona usokima ari gutwitinga n'abandi bataginga inzego zigomba kurangiza ikibazo ntabwo dufite icyo dushinzwe haleluya so ngayo nguko muteze ufite network mbi so tutibanze mu magambo ngiye ndishimye ariko tunavuga ko mureke ibintu bike birangira bitabanje kuzana ntabwo ibingibi ku ruhande rwanjye biba bikwiye ko nka restaurant nka Cyuzi Kigali igomba kwishyura ari uko abantu bayifashe mu ijosi ntabwo bikwiye n'abandi bakoresha mu byumve ariko niba nta yindi option tuvuze induru dutabaze hanyuma noneho mwumve ko muri abambuzi erega Cyuzi Kigali uko turi kuvuga gutyo waraheriye tukurebamo twakubonye mu ibyo wavuga byose twakubonye mu twakurungurutsemo ntabwo sirabuye kabisa so ntibizongere ukundi reka dukomeze urizofata ijambo mbere yuko twakira Swakim niba wabonetse Swakim urahari ntabwo Wilson ahari Swakim uranyumva yego ndakumva ahangaha abana ngo warubahitanye ijambo ni ryawe niba ari cyo kongeraho hanyuma noneho hari ikindi se nari mbahitanye ntabwo nabyumvise Swakim nabikinde karamere uri ko host reka mvuge njyewe uraza kuvuga nka chef murakoze Dogia Godfather n'abandi bari hano first of all njye nashaka gushima it's so happy kumva ko abantu byiringa yari karavuga ni ibintu byiza cyane kubera ko byerekana imbaraga zo gukorera hamwe imbaraga zo kuzamura ijwi abantu bakava gutinya cyangwa bakava kumva ko uburenganzira bwabo iyo bwarenganijwe batagomba kuvuga so ndashimiye cyane Godfather na Oswald na wa mumetre waje hano uhagarariye abandi urugaga rw'abavoka mu Rwanda barakoze cyane kubera ko mwatumye bano bana ino misore n'inkumi bumva yuko n'abamama n'abapapa barimo bumva yuko batari bonyene kandi mu gihugu nta muntu warenganya undi ngo byijane so iki ni cyerekana yuko buri teki y'abantu bagiye hamwe bagashira imbaraga hamwe bakora ibintu bizima bakora ibintu byiza biteza imbere igihugu I think ko byiringira hari ubu ejo nahura n'umuntu yarenganijwe azaba number 1 wo kumvira ngo witinya mu gihugu hari amategeko hari n'abantu bashobora kukurenganura so kandi iki ni ikirwa ku bantu bitwaza icyo bari cyo amafaranga bafite imbaraga bafite bakumva yuko barenganya umuntu bakumva yuko amafaranga yabo abashira muri position yo kwigira ibyo bashaka ko bumva ngo ufite ifaranga nyine umuntu ni umurenganya arata kuba intimidated none atinye kujya kurega cyangwa kugira n'icyo yabaza rero bino bibera isomo n'abandi bumva yuko bagomba gutera imbere yuko bakandamije abandi and Godfather n'abagufashije keep it up mukomeze kuvugira abantu batagira imbaraga zo kwivugira kuko ntashidikanya ndazi neza yuko iyo mudahaguruka ngo mushirije urujyanyo hejuru hari ubwo bari abakobwa n'abano basore baba baricaye bakavuga bati nta kundi nyene nese gutwariwe n'igifi kinini ko nyene bakaririramwo bigashiriramwo ariko imbaraga zanyu n'imbaraga z'amategeko n'abayobozi babafashije bakabajya ko hari igihe amategeko aba hari ariko noneho umuturage wo ukagira ubwo akaba ari we usanga ari gufasha uri kumurenganya ugasanga ntabwo washira imbaraga mu kujya kwitabaza ayo mategeko kubera ko maybe baratinya yariwe n'igifi kinini
uwamurenganyije abona umenga ntaho yamucya. So rero amategeko cyane cyane n'abayobozi babaye hafi bano rubyiruko na bano bamama n'abapapa, mwarakoze cyane kandi mukomeze mukora uko twese hamwe twubaka u Rwanda twifuza. Murakoze. Mustafa, ijambo ni ryawe. So urakoze cyane Godfather. Yewe nta kintu kindyohera nko kugira uruhare mu kintu, icyo kintu kigatanga umusaruro. Ishema ry'umunyamakuru, ishema ry'umuntu ukora ubuvugizi ni igihe bwa buvugizi butanze umusaruro. Biranezeza cyane. Kandi imigisha abantu uba wabereye ikiraro, uba wabereye umuzindaro nk'uko babivuze, uba wabereye umuyoboro kugira ngo bavuge ibibazo byabo, umugisha bagusabira urakora ukakuzamura, ukaguhesha icyubahiro mu bantu. So jewe Uyarine mfite amatsiko kumubona aramutse ari umuntu ukunda n'itangazamakuru hari sinzi nashaka ahantu yakora itangazamakuru, kuko cyangwa se agakora nko muri Transparency International cyangwa mu rwego rw'umuvunyi. Uyu ni umuntu bigaragara ko adashobora kwemera ko abantu barengana kabisa. Kudushapo kuri Aline. Hanyuma kubera ari space yo gushimira nawe Godfather, ndagushimiye. Abantu bakugeraho rwose ukabatega amatwi, ugafata umwanya wawe ukumva ibibazo, warangiza ukabizana kugira ngo tubiganireho. Hari yaba abayobozi tugira nabo bajyaga bafata umwanya. Hello, Ndakumva cyane. So iyo abayobozi barekaga bamwe na bamwe, hari abagira ubute ntibatega amatwi umuturage, bakumva arimo kubarambira. Urumva yaba yavugaga vuba, yanditse ibintu birebire, ibiki nabisoma. Urumva aho niho akarenganire kazira, Urabona ari umugabo wabwiye nyakubahwa perezida wa repubulika ikibazo yari afitanye na Benel kirebana n'inzu. Urabyibuka? Bamuhimbaga Nseka Mbabaye kubera ko nta umuryango barawumaze muri jenoside. Noneho ikibazo nyakubahwa perezida wa repubulika yagishinze abantu barimo uwari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu icyo gihe, ndanga kumuvuga kuko nyuma yahuye n'ibibazo byinshi cyane, nubwo birimo kusa nk'ibigenda bigabanuka, ariko ibisigisigi byabyo bizamara igihe kirekire. Tugiye tuvugisha ukuri. So yagiye kuri televiziyo y'igihugu ako kanya atari yafata rwose umwanya navuga uhagije ngo akinjiremo acyumve. Amushinja icyaha, amushinja ko yabeshye perezida. Hashize iminsi 2 wamujyama baramufashe, baramufunga. Yaraburanye byatwaye imyaka hari ishobora kugeza no muri 2. Ejo bundi urukiko rwasanze mvura ngo mbi muranye Urakumva soki? urakumva. Abayobozi b'inzego zibanze bagiye bihangana bagafata umwanya wabo, bagatega amatwi, bagasoma, bagakora iperereza rwose ryo ku rwego rwabo. Hari ibintu byinshi bitajya bigera mu nkiko, bakabikemura bo ubwabo pe. Nk'icuriya mujyama cyarambabaje cyane. Ibi kuba umugore we umwaka ubanza urugendo perezida yari yakoze, niba ari i Rubavu, niba ari Musanze, ni Musanze hari yari yakivuze. Hanyuma umugabo noneho ubukurikiye bari bukivuga, ariko ntabwo bakicariye kugeza afunzwe ngo ntabwo yavugishije ukuri. Ariko urukiko ejo bundi rwasanze yararenganaga. So aba basore n'inkumi bo muri Choose Kigali, ndakubwiza ukuri, iyo hataba ijwi ryo kuri space cyangwa se niba bari bugiye kuri radio, iki kibazo ntabwo kiba gikemutse n'ubu ngubu. Bari buzajye mu nkiko yego, ariko bikazatwara imyaka myinshi. None twagize Imana rero space gituma cyihuta, gikemuka kitagiye no mu nkiko. Umuyobozi wa Kigali cyangwa abanyamategeko be urebye bari
bemeye imbere y'umugenzuzi w'umurimo ngo tariki 31 z'ukwa karindwi barabisinyira buriya bari babyoroheje cyane ku buryo n'umuntu uza cyari ikibazo cyo kujya guteza kashe muruza wenda kigakemuka usibye ko ibi bintu biravurungutana ushobora kuba yari buvuga ati oya reka ndege akaba ari urega bikongera bigasubira ibubisi ubwo yabikemuye miliyoni zirenga 100 afite nyinshi cyane ntekereza ko ari yafashije bagenzi be kandi yafashije n'abasanzwe bari mu kazi ibi ngibi biragenda bigere ko abandi bakoresha bibisomo abandi bakoresha bajyaga bambura abakozi warashigiye wenda hari abantu benshi bafite agahenge barimo kwishurwa Aline imigisha izamugereho myinshi cyane kandi bagenzi be bamusengerere bamuremere pe niwe bari bafite amafaranga atari menshi 900 harimo nka miliyoni 15 ariko abantu b'intwari imirimbanye ndazemera kabisa zirimbanira ukuri zirimbanira uburenganzira reka nawe kuvuga menshi nk'abagombozi wow aha Usoki yes warakoze amen warakoze kandi ukomeje gukora for what you have done n'ukuri ko ibintu bizima ndagushimiye Aline ndagushimiye n'abandi mwese mwafashe ya mbere ndabashimiye ibi nakagaruka ubwo bifada unyemerere urabona ko hari abantu benshi bananyarikiye muri Noza muri DM igihe Maître Nkunda Barashi umuyobozi w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda batoniye urumva bati no aziranye na boss Emma iri ndabwira ndi please mutuze ntabwo yaza mu gukina mu bintu nk'ibi ngibi izina rye riraremereye igihugu kiramwubaha ku rwego rwo hejuru buriya umuntu yobora urugaga rw'abavoka mu gihugu abakomeye ni umwe mu nkingi za mwamba z'ubutabera ntabwo ashobora kwijandika ku mugaragaro mu bintu bibi kuba yari yaje agakora declaration bose babyumva cyari ikimenyetso gitanga icyizere ko ikibazo kirakemuka kereka iyo banga bariya noneho icyo girumva yari urugaga rw'abavoka rwarushake abavoka bakuburanira aba bana rukabura gica nta kibazo ariko kuba yari n'inshuti yuriya mugabo niba bari inshuti we ntabwo yabinyemereye wa Emma ntabwo byaba ari bibi si uko muri zo ningase mugenzi wanjye ibi ni ibiki urimo ko kurimo nakubwiye ngo dufata nti uriya muntu aziranye n'abantu bakomeye cyane resitora yakiriye ibikomerezwa nka biriya uriya muntu aba arimo gutuma batazicarana nawe mu ruhame kuko buriya iyo uri umuntu w'umugabo wiyubashye ntabwo wicarana n'abantu b'intuzi b'inkebebe urumva icyo gihe rero yagombaga nawe gukiriyaringa izina rye vuba avuga ko yashobora kuba atarakundaga kuba hari bavuga ko se ibintu byinshi barabivuga niba koko hari impamvu zafatikaga ikibazo wenda atarakiboneraga umwanya cyangwa se hari n'igihe abantu b'abakire burya bagira ngo n'abandi bose barakiza kumva ko nta muntu ushobora kubura amafaranga akumva ko igihe icyo ari cyo cyose yazaba abikemura ariko ubwo babikemuye umuntu w'umutaramu Maître Nkunda Barashobora ntazatinya kugendana nawe ngo basangire mu kabari kiyubashye cyangwa muri resitora yubashye nk'iriya ye n'abandi banyamategeko n'abandi bayobozi bo ku rwego rw'igihugu yaba urw'abaminisitiri yaba cyangwa no hejuru ya minisitiri urabona ariko iyo ufite ibintu by'ubusembwa uzwiho kuba umuhemu abantu birinda kugendana nawe kandi se amafaranga amaze gutunga amafaranga ni ukubyiza no kugira ngo uyinjoyingemo ugire ijambo ugire ijabo ugendane n'abakomeye ugendane n'abiyubashye ku butunzi ibifaranga byinshi abantu bakaguha akato ubwo se byaba bikumariye iki so Maître yarakoze cyane ahubwo n'abandi bantu baba bumva bararenganye badafite ubushobozi bujyana ibibazo byabo mu nkiko ntibagatinye kubivuga hari inzego zifasha abantu mu by'amategeko urugero buriya ku karere witwa MAJE Maison d'Accès à la Justice bafasha abantu b'amikoro make hanyuma hari NGO dufite mu Rwanda yitwa Legal Aid Forum iyoborwa n'umugabo witwa Maître Kananga yifasha abantu urugaga rw'abavoka narwo ntabwo ari ugukorera amafaranga gusa rugira ukuntu rutanga ubufasha mu by'amategeko abantu ntibakajya bihererana ibibazo byabo ngo bumve yuko abanyabubasha bazabarenganya oya ntabwo ari uko nguko sisiteme y'ubutabera ntabwo ari uko sisiteme y'imiyoborere mu Rwanda ikora ariko uzabyihererana agapfiramo imbere ubwo niwe uzaba wizize nta kundi twabigenza murakoze.
thank you my brother, thank you so very much. Nuko bimeze sinzi niba muri kubyumva, ndashimira aba bana. Uyu mwana n'umuhanga, uwo ntabwo uyu mwana azigera ashoma. Aline yagera kagiye yagiye yarangije akazi yagomba gukora. Ngayo nguko ntabwo turi buze gutinda aha. Ndagushimiye Soki kandi space niza kagaruka. Iyi ngiyi ni part of ni imwe muri part ya space dukora long time ago kandi tuzabikomeza uku mpaka. So ngayo nguko ndatekereza naho tuniganye ijambo, ntabwo space yari yo gufata umwanya muremure. Twafashe amasaha n'amasaha turi kuvuga ku byerekeranye n'iki kibazo, ntabwo turi gufata amasaha yo gushima abagiye kurondogora. So reka ngushimire Soki, nshimire n'abandi bose n'abakoze, ariko cyane nshimire inzego. Ndabakunda batinya kuba nk'ibisanzwe. Sokimu, I do respect you. Nukuri uri imfura kandi uri umugabo. Umva ndagushimiye.